umutima waraje ariko nyine kuko atari yapfa nabonaga ahumeka naravuga at the end araza kumera neza nkomeza nyine ndasenga ndavuga nti ntago biri bube bikomeye cyane kuko nabonaga nubwo yakoze impanuka nago nabonaga ko afite ibikomere bihambaye cyane navugaga yuko wenda niba mufuka ari bushyire ariko uko twagendaga turenga ahantu hamwe tugenda ahandi twabonaga nyine amaboko agenda ahindagurika ukundi kuntu bigenda bibyimba cyane ukundi kuntu ntazi ngira ngo ndagukunda bwa mbere yambwiye ngo arankunda anje arambaza nti sa hano turi hehe ndamubwira ati turi kwa muganga anje yireba nyine ku maboko ukuntu ameze byari bigoye ubwo bamufukaga yagomezaga yuzura amaraso ibipfuko arabireba nyine mbona arababaye asubizwayo arongera arasinzira hashira nk'amasaha ukuntu ako biza kumera neza nyuma arongera aramvugisha nshima Imana gusa nyine agikangwe nari mfite agahinda katoroshye muri iyo minsi kuko yari asinzire nta kintu yamvugishaga byari bigoye buri kimwe nkikorera ntazi uko nyine numvaga ko atazashyira ariko nanone nkagira ibyiringiro sinzi ijambo ryampumurizaga rimbwira ko azashyira none hakibona buhoro mwukaje ndakurwa mu bantu kandi imbabazi zacu zirimo kurangira. Twongeye kubaha ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda, umwami Imana abaho umugisha. Ntabwo uyu munsi rero nanone twicaye, turacyakomeje gukora umurimo kugira ngo tugere ku bantu benshi batandukanye, kugira ngo tugumye tuvuge ineza y'Imana, tugumye tuvuge gukomera kw'Imana. Uyu munsi nanone twongeye gukora rwa rugendo, twavuye mu mujyi wa Kigali twongera kwerekeza mu karere ka Bugesera, aho ubushize twasuye wa muntu w'Imana witwa Samuel. Rero uyu munsi niho twongeye kuza. Uyu munsi rero yaduhaye ikaze, yaduhaye karibu. Mwari mwatubusabye ko twazabasubirirayo. Rero twasubiyeyo uyu munsi n'ubundi. Uyu munsi rero ntago bisanzwe. Ntago bisanzwe ushize rendi kumwe na Samuel, ariko uyu munsi ndareba dufite n'undi mutumirwa hangaha. Samuel ngira ngo niwe muntu uri bumutubwire. Reka tubanze batwibwira amazina yabo, hanyuma nibirangira Samuel aratubwira umukitsi turi kumwe nawe ahangaha. Murakoze cyane. Amazina yanyu. Murakoze nitwa Muhawenimana Liliane. Liliane. Samuel nicyo nsicyo niwe uri buze kutubwira Liliane wari we. Nkuko duherukana nawe nabibabwiye ko ndi Samuel Himbazwe. Muheruka ndi ngenyene. Ariko ubu noneho turi babiri, n'uyu nguyu umubona, uyu ni umwe nababwiraga ni umugore. Ni sheri wanjye. Murakoze cyane. Urumva rero noneho Samuel atumaza amatsiko, nari nibaje se noneho uyu mutumirwa noneho Samuel yazanye ninde, ariko atumaza amatsiko. Samuel atubwiye ati ni wa murwaza wanjye. Ku buhamya bwe bwa mbere twumvishije mwarabyumvise yuko yatubwiye yuko afite umukunzi wiwe, afite ari we wamurwaje, ari we babanye kwa muganga igihe cyose kurinda batashye. Rero noneho nsanze atakiri wenyine Samuel yavuze ati oya winjya kure igira hino. Ngira ngo ibindi Samuel ari buze kubitwibwirira, ariko ndishimye cyane ndanezere kuba n'ubundi Samuel abonye ataba wenyine, akaba ari kumwe n'umurwaza wiwe. Rero nagira ngo uyu mwanya nganire n'uyu murwaza, ndumva ari we mfite ibintu byinshi byo kubaza, kuko hari ibyo nabazaga Samuel ariko kandi nakabaye mbaza umurwaza, ariko kuko atarahari nabibazaga Samuel. Imana ishimwe rero kubera ko uyu munsi umurwaza cyangwa Madamu Samuel mpamusanze. Madamu Samuel muraho? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Umva nukuri Imana iguha umugisha mbere y'ibindi byose. Yego murakoze natwe tusangiye. Kuko numvishije ubuhamya bwawe mu kiganiro twagiranye na Samuel, avuga ibintu byinshi wagiye ukora, mbona uri umukobwa w'intwari n'ubwo uyu munsi uri umudamu. Imana iguha umugisha. Yego dushobozwa na Kristo duha imbaraga ku bwacu, ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye. Mana yanjye. Ndumva noneho iki kiganiro mbuza ahantu ngihera. Samuel mumeze mute? Ubu turashima Imana, ndanezerewe cyane no kurusha cyagihe. Birumvikana nari umwe, kandi mu buryo mumbona byari bigoye. Naje gusanga uko byagenda kose n'ubundi kuko yarankundaga kandi naramukundaga. Urumva umuntu wambaye hafi kiragiye kingana kuriya yari yarabyemeye, biba ngombwa yuko n'ubundi azakomeza kumfasha kuko urabona ko nari naje ntarakira. Aracyamfasha rero kandi ndamukunda cyane. Yego. Murakoze cyane. Madamu Samuel.
murakoze nyine amazina nk'uko mubizi ni Liliane. Liliane ni ukuri uri umukobwa mwiza, Imana iguha umugisha, ufite urukundo rudasanzwe. Ese Liliane ni mukobwa ki? Ndumva ntiriwe wenda njya kure cyane ngo njye kubaza Liliane ngo ni muntu ki. Liliane ni umukobwa w'intwari nkurikije ukuntu namwumvise. Liliane, ndagira ngo aka kanya gatoya mbonye ngize umugisha wo kukubona, nzi ko ngiye kugana na Samuel ariko nenda kubonye, ndashaka kukubaza nk'umuntu wakunze Samuel, nk'umuntu hari umukobwa Samuel atera urutambwe arakubwira ati ndagukunda Liliane, ndetse numva ko tuzabana, hari ikintu wakundiye Samuel, ndashaka ko umbwira ikintu nyirizina ijambo Samuel yakubwiye cyangwa nk'udukorwa Samuel yajyaga gukorera ukumva udukunze cyane bigatuma ukunda Samuel. Murakoze. Icyatumye nkunda Samuel cyane, Samuel ni umuhungu mwiza. Samuel navuga noneho kubera ko ndi n'umugore we, n'umugore mwiza, n'umugabo mwiza cyane, kubera ko igihe nari ndi iwacu nkiri umukobwa yajyamba hafi, nyine nagendaga ndwara nawe akamba hafi, akagenda nsengera, nyine byatumye nkomeza kumukunda. Nasanze atari umuhungu w'indyarya, nasanze atari nk'abubu, ni umusore mwiza kandi ndamushimira kuba yarankunze nanjye nkaba mukunda. Murakoze. Mana yanjye avuze ibintu bikomeye cyane, ati nabonaga atari umusore w'indyarya. Ni ikihe kimenyetso cyakwerekaga ko atandukanye n'abubu nk'uko bivuze ko atari umusore w'indyarya? Ni ikihe kintu yajyaga gukorera ukaba warashingiragaho wumva ko ugomba kumukunda? Murakoze. Nk'uko mubizi nyine kuri ubu ngubu umukobwa kugira ngo muzabone umusore ujya gusura umukobwa iwabo ku manywa y'ihanga abantu bareba ni ibintu bigoye cyane. We yarazaga ntagire ubwoba, mfite ababyeyi bombi, ntiyigeze agira ubwoba, yarateraga intambwe ku manywa akansura tukaganira, kandi ibiganiro yambwiraga ntabwo byari iby'uburyarya urebye, kandi yanyizezaga yuko nyine nta wundi muntu agomba gukunda. Igihe twatangiye dukundana kugeza na n'ubu ngubu ntabwo nigeze mbona undi mukobwa ndutisha, yakomeje kunkunda, nanjye rero bikamotiva bigatuma ngomba nanjye kumukunda nk'uko ankunda. Liliane ni umukobwa, Mana yanjye, Imana gusa iguha umugisha, n'ubundi ndongenda ugusabiye cyane Liliane. Mana yanjye, waramukundaga. Hanyuma se Liliane, byari bigeze nibura yari yarakubwiye ati ndumva nshaka ko tubana, cyangwa mwarikundaniraga by'abasore n'inkumi gusa? Murakoze. Ubundi we dukundana yambwiraga yuko ashaka ko nzamubera umufasha, hama nkajya amubwira ati biragoye, nari nkiri umunyeshuri, ariko nyine nza kumwemerera yuko nta kibazo. Ariko ntabwo nari nzi ko bizagera ahangaha ngo mvuge ngo tuhabana, nyine navuga na adolescence, ariko ibyaje kuvamo kuba naba umufasha nyine nuko bimeze. Liliane, Imana yanjye, uteye ubwoba, uri umukobwa udasanzwe uzi gufata ibyemezo. Hanyuma amaze kugukunda rero, ukimara kumva umutware wawe cyangwa sheri wawe cyangwa inshuti kuko yarataraba n'umugabo wawe amaze kukubwira, kuko ubuhamya bwe bwa mbere yatubwiye yuko akigarura ubwenge yahise avuga ngo ni mu ndebere nimero, ngira ngo izindi nimero zose ntiyazibukaga, ariko yibukaga nimero ya Liliane. Arangije bati mumumpamagarire. Ukimara kumva ijwi rye akakubwira ko akoze impanuka, wabyakiriye gute? Murakoze. Uko nabyumvaga ngiye numvaga ari ibintu byoroheje, ntabwo numvaga yuko ari ibintu bikaze, kuko n'ubundi ndakeka yakaza kura yarakababwiye, yajyaga akunda gukora impanuka, ariko nyine agaza gukira, nkomeza kumva ko n'ubundi nubwo bibaye ari bukire, ariko nyine akomeje kumbwira ko ameze nabi, mbasha gutera intambwe kugira mugereho ndebe uko ameze. Naje gusanga bitoroshye, naje gusanga bikomeye, ariko kubera Imana abo turi kumwe. Yego. Mana yanjye, Samwe, Imana ishimwe kubera ko umukobwa wawe yakugumyeho, yagukunze akara, nawe uramukunda. Aba bantu barakundana yemwe, ntabwo ibintu bisanzwe, ni gake cyane. Ewe ni ubwa mbere ngiye mbibonye, ngiye byarantunguye cyane. Narabyumvaga nkavuga ntiyenda ashobora kuba yaramurwaje kwa muganga, ariko yamugeza mu rugo akigendera bikaba birangiriye aho ngaho nk'uko n'undi muntu wese yamurwaza, ariko birantunguye cyane kuba nsanze noneho mubana. Ni ukuri pe. Ese Liliane, nk'umuntu wari umaze kugera ku mutware wawe cyangwa kuri sheri wawe, ugasanga situwasiyo y'ubuzima arimo cyangwa uburibwe arimo, undi ko ushobora kuba waragezeyo ugasanga yamaze kujya muri koma, wabigenje gute? Wabyifashemo gute ako kanya?
Okay, murakoze. Nyine nkimara kubona uko ameze byarambabaje, ndatekereza ndavuga nti se kubera iki ibi bintu byemera ko umwana w'Imana bimugeraho, ariko twibuka ko na Yesu Kristo nyine Imana yemeye ko ibigeragezo bimugeraho. Muri icyo gihe nyine narasenze ndavuga ati Imana, ibi bintu ndi kubona uba ari wowe kubinshoboza kandi uba ari wowe kudufashiriza muri byo. Murakoze. Ese ubwo ukimubona ukimukubita amaso ahantu aryamye n'ukuntu yari ameze, ntumvishije umutima ukubwira ngo itahire wigendere? Ego uwo mutima waraje, ariko nyine kuko atari yapfa nabonaga ahumeka, naravuga at the end araza kumera neza. Nkomeza nyine ndasenga ndavuga nti ntago biri bube bikomeye cyane, kuko nabonaga nubwo yakoze impanuka ntago nabonaga ko afite ibikomere bihambaye cyane. Navugaga yuko wenda niba mufuka ari bushyire, ariko uko twagendaga turenga ahantu hamwe tugenda ahandi twabonaga nyine amaboko agenda ahindagurika ukundi kuntu bigenda bibyimba cyane ukundi kuntu ntazi. Mana yanjye, ntago wumvaga wamusiga ukitahira ukavuga uti base bene wabo nibamurwaze ngendagiye ningira Imana agakira tuzabana, ariko ukumva ufite ikintu kigusunika kukubwira ngo igendere? Oya, icyo kintu ntago cyabayeho cyo kuvuga ngo musige ngo nigendere. Na moye yamugezeho arambwira se mbare njyewe umugendaho, kubera ko twa tugiye mu ivuriro ry'i Kanombe, mbare njyewe umugendaho. Ndaje ndamubwira nti oya byihorere ndamugendaho, dore wowe urakuze ntago wabishobora kwirirwa uzenguruka mu bitaro, reka mugendaho nta kibazo. Ntago nigeze ngira umutima wo kuvuga ngo reka musige, naba musigende. Yari umukunzi wanjye, kandi buryo ukunda umuntu umwemerera buri kimwe ukamubwira ati nta kibazo, kuko tuba tuganira byinshi. Arajya kubwira se urankunda, ndagukunda, ese ngize ikibazo kiniki wabyihanganira ukabyemera. Ubwo rero niyo mpamvu nagomeje mbinambaho, kandi nashobojwe n'Imana. Imana yarakoze. Hari ijambo yavuze mu buhamya bwe bwa mbere, yaravuze ngo yagiye muri koma, ashobora kuba amaze iminsi 4 nimba mbyibuka, ngo ariko ijambo yavuze bwa mbere ngo akigarura ubwenge ngo yahise abona muri kumwe, ngo ijambo yakubwiye sinzi nimba uryibuka. Ndabyibuka cyane, yarakangutse arangije arambaza ngo arambwira ngo ndagukunda. Bwa mbere yambwiye ngo arankunda, arangije arambaza nti se hano hantu turi hehe? Ndamubwira ati turi kwa muganga. Arangije yireba nyine ku maboko ukuntu ameze, byari bigoye. Ubwo bamufukaga yagomezaga yuzura amaraso ibipfuko, arabireba nyine mbona arababaye, asubizwayo arongera arasinzira. Hashira nk'amasaha ukuntu, ariko biza kumera neza. Nyuma arongera aramvugisha, nshima Imana. Gusa nyine agikanguka nari mfite agahinda katoroshye muri iyo minsi, kuko yari asinzira nta kintu yamvugishaga, byari bigoye buri kimwe nkikorera ntazi uko. Nyine numvaga ko atazashyira, ariko nanone nkagira ibyiringiro, sinzi ijambo ryampumurizaga rimbwira ko azashyira. Nuko ndangije nyine ndamureba, ndeba uburyo ameze, turaganiraho iminota mike, yarongera asinzira, ariko byaje kugenda neza. Murakoze. Mana yanjye, ni ukuri pe, rwari urugendo rutari rworoshye. Umurwajije kandi yamaze kukubwira ijambo ngo aragukunda, risanga yo yajyaga akubwira kera. Akubwiye ngo aragukunda, wongera kumva muri wowe ugize imbaraga. Yego. Yemwe ni ukuri pe, Imana ishimwe. Mba numva byandenze, mfite umunezero mwinshi mu mutima wanjye. Gusa Imana ishimwe kuko wamurwajije kandi ukamubaha akaramata. Ese umuryango wawe ubundi ko ufite ababyeyi bombi bari batarabashyingira, batazi ko mubana nk'umugore nk'umugabo, ufashe icyemezo cyo kuba ngo ngiye kumurwaza, icyo gihe ababyeyi bawe babyakiriye gute? Ari wowe uvuze ko ugomba kurwaza umukunzi wawe. Nyine murakoze. Mbere nyine nababwiraga ko mfite umukunzi, kandi koko nabo baramurebaga, kuko niwe muntu wasirikiraga mu rugo cyane, aza kunsura, aza kundeba. Bumvaga yuko nyine mfite umukunzi kandi ko bifite gahunda. Nuko amaje gukora impanuka yayikoze mu rugo badahari, nsaba ko namugeraho, nza kubikunda ko ngomba kumugeraho. Noneho ndagenda, nari mfite akazi niberemo, nkavamo ndirukanka njya mu rugo ndakaraba. Ngezeyo ndatega nsanga nyine ndaza kumureba. Noneho ndangije mpamagara umubyeyi ndamubwira ati rero simpari, Samuel umukunzi wanjye akoze impanuka, ngiye kumureba uko ameze, turaza gusubira ndaza kukubwira uko ameze. Mama arambwira ati nta kibazo, kuko niwe icyo gihe navugishije. Imana imuha umugisha mama wawe, nawe ni umubyeyi mwiza kuba yarumvishije ko umukunzi wawe agize ikibazo, ndetse wajya ku murwayi wanjye ararembye ntago ndi buze, ese ukabona nawe nta kibazo agize, akakubwira ati komeza umurwazi. Yego.
ni irihe jambo wabwira mama wawe nk'umubyeyi wawe wari ubizi neza ko urwajije umukunzi wawe ndetse batabashyingiranye ariko mukaba muri kumwe mukamugumaho mama akabikwemera cyangwa na papa wawe, ese ni irihe jambo ushobora kubwira ababyeyi bawe uyu mwanya? Murakoze, ababyeyi banjye ndabakunda cyane, I respect nyine ndabubaha cyane kubera ko ni abantu bakomeye cyane mu buzima bwanjye, bambaye hafi, ntago bigeze bantererana, nta nubwo bagira umutima wo kuvuga ngo uko umuntu agenze nk'uko mubibona nyine afite ikibazo cy'amaboko yaracitse, ariko baravuze ati iyo umuntu afite mu mutwe, iyo umuntu abuze ingingo ntabwo ari ngombwa ngo uhite umutererana, ahubwo ugomba kumuba hafi igihe bigeze aho bikomeye, ahubwo ugomba kuba ariho ugomba gukomera kuko nibwo ubonye akazi ko gukora kugira ngo n'abandi babere urugero. Rero shikama ukomere kandi uzashobozwa na Kristo, tuzagusengera nta kibazo. Ndamukunda rero cyane, Imana ijye mumera umugisha, imuhe kurama. Yego. Ababyeyi bawe Imana ibaha umugisha, barakubwiye ati komera ahubwo ushikame, ahubwo nicyo gihe cyo gukora, cyo kugaragaza ko umukunzi we koko wamukundaga. Imana iguha umugisha. Samwe, uyu mudamu wawe kubw'amagambo arimo kuvuga mu by'ukuri urabyumva gute? Ni irihe jambo ryiza wawe? Ntabwo ari ibi ngibi gusa arimo avuga binezeza, nezerwa cyane iyo ndimo mureba kuko mwibukiraho byinshi. Niyo mpamvu kugusubiza nahera ku byo nsanzwe mbona, ariko nezezwa cyane n'umwanya afata kugira ngo anyiteho n'uwo yafashe. Iteka nanjye musabira umugisha kuko ibyo kumuhemba byo ntabwo njya mbibona, gusa Imana izamuha ibikwiriye, yo ifite byinshi kandi bitandukanye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ni ukuri pe. Imana yacu ni nziza, kubona abantu basangiraga bose umwe atamika undi cyangwa amusomesha ku cyo barimo gusangira, ariko uyu munsi ukaba ubona bimeze gutya. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, ni ukuri. Uru rukundo muzarukomeze, Imana yo mu ijuru gusa niyo igitanga ingororano, namwe izabahembe. Kandi Oliva komera. Liliane ni ukuri uri intwari. Uyu muryango sinzi mwebwe namwe ukuntu murimo kubona, gusa ni umuryango mwiza, ndeba hano urakundanye cyane. Liliane barimo yitegereza amaboko y'umukunzi we ati nta kibazo n'ubwo intoki zitariho ariko ndacyagukunda. Ibyo ntabwo bindeba, ibyo ku ntoki zitariho ndacyagukunda, nakunze wowe iby'amaboko. Ngira ngo Liliane akunda umutware we ntabwo yigeze mbere abona ko amaboko atari, yireberaga umutware, ariko Imana ishimwe yakurindeye umutware. Yaramurinze rwose, nyereje icyubahiro kuko yakoze ibitangaza. Ngiye ntabwo nari nzi ko nzamucyura ari muzima, kuko mwebwe mushobora kubona amaboko yaravuyeho mukibwira ko ari yonyine yararwaye, hari n'ibindi bikomere yagiye ahura nabyo, ariko nshimye Imana ko akiri muzima agihumeka. Ni ukuri. Yego. Yewe Imana ishimwe. Noneho ikirenze kuri ibyo n'umutware wawe ni umuhanzi cyane. Hari igihe mujya mufata umwanya mukaririmba, mukibuka ineza y'Imana, mukibuka ibihe byose mwanyuranyemo n'uyu munsi mukaba muri kumwe, mugafata umwanya mukaririmba. Yego, tujya dukunda kuririmba cyane kuko nibyo bitunezeza mu mutima wacu, tukumva ko Imana iri kumwe natwe. Ni irihe jambo ukunda kubwira umutware wawe nk'iyo ubona acitse intege cyangwa ukabona asa n'uwihebye? Ni irihe jambo ukunda kumubwira ryo kumukomeza? Irya mbere ugomba kumubwira ko umukunda, ubundi ugafata igihe cyo kumuganiriza, ukamwereka ko nubwo ameze gutya atari wenyine, ahubwo ari kumwe n'abantu, ari kumwe nanjye, ndetse ari kumwe n'Imana ishobora byose. Nagira ngo nibura aka kanya nko ndakeka ko byanze bikunze umutwari wawe hari indirimbo, hari amagambo menshi mwajyaga mukunda kubwirana cyangwa indirimbo mwakundaga kuririmba ikabafasha. Sinzi nimba uyu mwanya ni ukuri. Ubushize Samuel yaturirimbiyeho igice cy'indirimbo ye, ariko nawe ndakeka ko hari indirimbo nk'abantu bakundana cyangwa mwakundanye igihe, hari indirimbo mwaba muhuriyeho mwembi mushobora gusangizaho abantu bakumva aba bahanzi bica, nyamuneka aba bantu bicaye aha ni abahanzi, bakeneye imbaraga zanyu, bakeneye amaboko yanyu kugira ngo impano zabo zaguke kandi kugira ngo barusheho gukora umurimo w'Imana. Aba bantu barakundanye, Yesu abaho umugisha. Samwe, hari indirimbo mwaririmbira aba bagenzi bakumva amajwi yanyu mwebwe? Indirimbo irahari kuko ntabwo ari iyo kuririmba ndi kumwe nayo gusa, ni indirimbo ibasha kuba yadufasha kuko n'abandi ishobora kubafasha. Nubwo ubona byabaye gutya, ariko nakubwiye ko ndi umukristo kandi nkunda Imana. Ni ibihe byo kuba twatekereza, ntitwumve ko dukwiriye kwirara, ahubwo iteka umuntu akwiriye guhora atekereza ko isaha ku isaha ashobora kugenda. Ariko se ukibaza uti uramutse ugiye wagenda uti?
ni igihe cyo gutekereza n'uburyo ukwiye kwiyeza kugira ngo niyo wagenda bikaba ari ibitarabaho ko ugaruka nk'uko nagarutse nkisanga nta maboko mfite ariko ndi muzima, nibura wowe ugiye ugahita urangiza ubuzima bwawe icyo gihe waba ugiye ute, cyangwa igihe twizera ko hazabaho ubundi buzima bushya wazaba wowe wariyejeje, ni igihe cyo kwitekerezaho. Iyo ndirimbo rero irimo ayo magambo, yo iradufasha twese. Yego yego. Ndabona icyo ari igihe cyo gutekereza, mu gihe tutazi byose byaba bihindutse, niba ufite amaso areba waba ubona iki? hindura imibereho vuba inzira z'ikigendwa, reba igihe usigaje maze ufate n'umwanzuro, buhoro buhoro umwuka agenda akurwa mu bantu, kandi imbabazi zacu zirimo kurangira. None se nshuti yanjye, wowe wumvise uyu munsi, ita ku iherezo ryawe none hakibona, buhoro buhoro umwuka agenda akurwa mu bantu, kandi imbabazi zacu zirimo kurangira. None se nshuti yanjye, wowe wumvise uyu munsi, ita ku iherezo ryawe none hakibona. Yesu abaho umugisha, muri abahanzi beza cyane, Uwiteka Nyiringabo abaho umugisha. Ni ukuri bari kutubwira ngo twite ku iherezo ryacu, ngo birashoboka ko wagenda uri muzima, wava mu rugo rwawe ukagenda uri muzima, ariko wagenda bikarangira ukagaruka mu rugo byahindutse, nk'uko nawe yavuye mu rugo akajya ku kazi ari muzima, akajya gukanguka abona nta maboko akimuriho. Ari kutubwira ngo nyamuneka twite ku iherezo ryacu. Ni ukuri ndabashimiye cyane. Mwakoze namwe. Ni ukuri pe. Ese nirihe jambo mwabwira Samuel, nirihe jambo ushobora kubwira abantu bakubaye hafi, cyangwa ababyeyi, nirihe jambo ushobora kubwira abantu? Reka mfate aka kanya kuko mukampaye nshimire abantu bambaye hafi. Biragora cyane iyo ugize ikibazo nk'uku nguku utarusanganwe cyangwa utari witeze ko gishobora kukubaho, ugasanga utagifite ingingo nk'uko. Iyo utagize abantu bakuba hafi, hari ubwo utekereza ko udakwiriye no kubageramo, wibaza uti se barambona bate, ntibakeneye ko mbinjiramo kuko si mfite ingingo nkabo. Ariko iyo afite uburyo ari we ukabona kugezeho byose, ibyakuvuyeho we abifite, bigutera ibyiringiro ukavuga uti ndacyari mu bantu kandi baranzirikana, bigatuma wumva utakuye abantu, ujye uhora witekerezaho cyangwa ugira ipfunwe ryaho wari ukwiye kujya, wumva ko utahagera kubera ko wowe umeze uko nguko uri nyine. Rero ndabashimiye cyane abantu batubaye hafi n'abakomeje kutuba hafi. Imana igikomeza ibahe umugisha cyane. Njya nkoresha iryo jambo kuko ntacyo mbona nashimira abantu kirenze kuba Imana yabikora, kuko niyo ifite byose. Imana igikomeza ibampera imigisha myinshi cyane. Murakoze. Njye ikintu nabwira abantu batureba cyangwa se baduteze amatwi, nababwira ngo iyo umuntu ahuye n'ibigeragezo ntabwo ari ngombwa kugira izindi mana yiyambaza Imana yonyine yo mu ijuru. Usibye gusenga, niyo ntwaro ya mbere tugenderaho cyangwa se twitwaza nk'abakristo, kuko niyo yonyine idushoboza. Ushobora guhura n'ikigeragezo cyo kuba wakumva ibindi bitekerezo by'abandi bantu ku ruhande, ntukajye uteshuka, ujye uguma ku isezerano wahawe, kandi mukomeze gukomera. Imana ijye ibaha umugisha abantu bose badufashije, abagiye bampereza courage mu gihe byari bikomeye, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Barabashimiye cyane. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri mukomeze n'ubundi mubabe hafi, mukomeze mubashyigikire uko umwuka azajya bashoboza. Ni ukuri urabona ni urugo rushyashya, ni urugo umutwara atari kubasha guhaguruka ngo ajye gukora, bamaze igihe kinini cyane bari kwa muganga, ariko nawe wabasura. Fasha umwanya dushimira abantu bose, nubwo nabo babashimiye nyirizina, ariko natwe turabashimiye. Ni ukuri umuntu wese wafashe umwanya akita kuri uyu muryango akabasura, n'ubundi mukomeze mubasure, mukomeze mubabe
mubabe hafi icyo buri muntu wese yashobora mu bushobozi bwe yaba afite, bamaze igihe kinini cyane bari kwa muganga, ni ukuri n'ubundi mwongere mubabe hafi, mwongere mubasure. Uyu mugeni ni ukuri ni umugeni, murabibona araramye, yewe araramye kandi ntago byoroshye, ariko nyamuneka mumube hafi, mumuhe inama, mubasure, mubaganirize. Ni urugo rwiza cyane n'abajeni mariye, ariko data ari kumwe namwe, ntimugire ubwoba, nimuhumure. Rero ni ukuri uyu mwanya mwiza nagira ngo duhe Samweli umwanya atubwire nimero ze za telefoni, kuko birashoboka ko wazashaka gusura uyu muryango cyangwa wawuhamagara, wawuvugisha, kugira ngo nibura Samweli atubwire nimero ze za telefoni. Nushaka gusura uyu muryango nawe uzawugire nk'uko natwe twabagezeho. Twaha Samweli umwanya, nimba hari ikindi kintu afite yabwira abantu, hanyuma yarangiza agatanga nimero ze za telefoni tugasoza. Yego, ndashima cyane abantu mwadufashije kuba mwaratugezeho aho twari turi mu bitaro ndetse na hano tubasha kuba turi. Imana ibampere imigisha. Nimero za telefone ni 078 200 400 4 078 200 400 4. Ubwo mbonereho n'umwanya wo gushimira mwatugezeho, ndavuga mu buryo butangaje kandi musanzwe mukora, uburyo mudufasha kugira ngo mubashe kuba mwatugeraho mukatuganiriza. Hirwa TV rwose mudushimire abantu bose babasha kuba bagira uruhare mu kugira ngo mugere ku bantu nk'uko nguko mumenye amakuru yabo. Ni ukuri namwe Imana ijye ibaha umugisha. Yego, mwakoze cyane. yego, murakoze. Ndabashimiye cyane nka Hirwa TV Rwanda, murakoze cyane kutugeraho mukadusura. Imana ijye ibaha umugisha kandi Imana ijye ibana namwe mu bikorwa byose mukora. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Rero naho ubutaha Imana nidushoboza tukongera gusura uyu muryango, Yesu wo mu ijuru abaha umugisha. Murakoze.